kuryama no kubyuka, imbabazi z'Uwiteka bene data. Igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye naho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwe mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa itariki 3 z'ukwa kabiri mwaka wa 2025 iragira iti Ijuru riratwaranirwa. Ijuru riratwaranirwa. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turirimbane indirimbo y'109 mu ndirimbo zo gushimisha igira iti nyuzwe n'ubucuti bwo mu ijuru.
haleluya haleluya. Uyu muririmbyi aririmba neza bene data aravuga ngo nyuzwe n'ubucuti bwo mu ijuru nisunze umukiza ukomeye, ngize ihirwe mbonye umunezero nisunze umukiza ukomeye. Arangira avuga ngo niseguye amaboko yawe Yesu singitinya nisunze umukiza ukomeye. Igitero cya kabiri avuga ngo nezezwa nuko Yesu anyobora nisunze umukiza ukomeye, singiyoberwa inzira nyuramo nisunze umukiza ukomeye. Umutima wanjye ntuhagaze nisunze umukiza ukomeye, ngubwa neza ndi kumwe na Yesu nisunze umukiza ukomeye. Imana yacu ishimwe kandi yabwe icubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 11 dusome ku murongo wa 12. Aravuga ngo uhereye ku gihe cya Yohana umubatiza ukageza none ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Uhereye ku gihe cya Yohana umubatiza ukageza none ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Bene data, kujya mu ijuru si ibikino. Kujya mu ijuru urugamba, kujya mu ijuru si ukujenjeka buri munsi buri saha uba ugomba gutwarana aho uri hose, uba ugomba utwarana ukarwana intambara impande n'impande mu murimo w'Imana. Duhura n'intambara zitandukanye, ibicantege bitandukanye. Rimwe na rimwe abantu bakibaza bati mbese izo ntambara ziriho ubu ngubu zahozeho. Ndagira ngo mbwira ngo intambara zahoze kuva kera kandi mbi cyane kandi zirenze izubu, ahubwo abakera bo zari zirenze zacu kuko bo hari n'abagiye bahasiga n'ubuzima, baricwa, barangazwa. Reka nkubwire ngo biramutse bishoboka ko bagaruka bakaza kureba, basanga twebwe ahubwo nta nizo dufite, kuko ibo benshi bagiye bicwa, intumwa zishwe impfu zitandukanye, buri wese yagiye apfa urupfu rwe. Ibyo byose ni intambara byabasabaga gutwarana. Uko biri kose nta rugamba ruba ruto, kandi nta rugamba rutahitana umugenzi. Ngombwa ni kimwe, ni uguhatana, ni ugutwarana, ni ugushikama kugeza kuri wa munsi uzahamagarwaho ukazabaranwa mu ntwari zo kwizera kimwe n'abandi. Mwene data, ndifuza ko nawe utwarana ukamenya ko uhereye kubwa Yohana umubatiza ubwami bw'Imana butwaranirwa kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Ndasoza kwifuza kuba intwari yo kwizera no gukomeza guhatana wirinda muri byose. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza. Amen. Data, turagushimiye imbaraga dutwarane, duhura n'intambara zikaduca intege, twahura n'ibigorane mu murimo tugashaka gusubira iyo twavuye, ariko dukomeze Mwami, natwe tuzabashe kubaranwa mu ntwari zo kwizera. Urakoze, urakarama, bana natwe muri byose, ni mu izina ryera rya Yesu Kristo mbisenze. Amen. Mwari kumwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire M.Gakombe, Shumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ECCR. Imana y'amahoro komeze kubana namwe bene data mwese, bifurije umunsi mwiza n'akazi keza aho muherereye, ndetse n'intangiriro nziza y'icyumweru. Shalom shalom, ndabakunda. Amen, amen, amen.